mwese mukurikira Renaissance 5 TV mbifuriza ishya n'ihirwe. Imana ikomeze ibarinde kandi mugire intangiriro nziza z'icyumweru. Tugeze mu kwezi kwa gatatu mo hagati. Imana ikomeze ibarinde, ibagwirize imigisha kandi ibahembe mwifuza byose. Ndagarutse uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni Josiane uri kuri mikoro. Ndagarutse kugira ngo tuganire. Nkiba ntaribagirwa nshimira abantu bose bakoze subscribe, abaduhaye ibyifuzo byabo, abadukosoye, abaduhaye inyunganizi, bose turabashimira. N'abatarakora subscribe ni ukuri muyikore kandi mwibuke gukanda ukazogera hasi kugira ngo igihe dushyizeho ikiganiro mujye muhita mukibona, ubuzima bukomeze. Kuri uyu munsi rero ndagarutse kugira ngo tuganire. Si kenshi cyangwa se si cyane mu buzima busanzwe ukunda kubona abantu bateraniye ahantu bari gushima umuntu. Bibaho gake bishoboka. Niyo bibayeho abenshi baratungurwa, cyane cyane nkatwe urubyiruko. Kubona abantu b'ababyeyi bicaye ahantu bari gushimira umuntu, bamushimira bati uyu muntu yakoze neza, aba ari ikintu cyiza. Hari ikintu mu buzima kidusigira nkatwe batoya. Hari ikintu mu buzima kitwigisha. Akenshi, si ukuvuga ngo akenshi, inshuro nyinshi, igihe kinini dukunda gushima umuntu ari uko yatabarutse yagiye. Igihe batubwiye ngo uwacu aratashye, niho usanga buri wese afite icyo kumushima. Icyo gihe aba yagiye ntawe bagihari. Ariko iyo tukimufite hano ku isi, nta cyo kumushima tuba dufite cyo kumubwira. Ariko iyo batubwiye ngo aragiye, buri wese nibwo yibuka kuvuga ngo nari mfite ikintu cyo gushima uyu muntu. Ese byagakwiye ko twagashimye umuntu ari uko yagiye? Ese byagakwiye yuko umuntu agukoreye ikintu ukazafata igihe runaka cyo kuzajya kumushimira? Ntabwo gushima bisaba ngo uhamagarire urubanza, ubwire abana ati mfite urubanza rwo kujya gushima runaka. Icyo gihe wumva ukwiriye gukora urubanza nabyo ni byiza. Guhamagara inshuti zakabwira ati mfite urubanza muzamperekeze, nzajye gushima inshuti yanjye turi inyuma y'umusozi. Ni ikintu cyiza cyane. Ariko gushima ntabwo bisaba ibintu biremereye. Gushima ntabwo bisaba guhamagara abantu b'imisozi yose. Gushima iyo wumva ku mutima wabikurimo, urahaguruka ukajya gushimira uwakugiriye neza. Gushima ni igikorwa twagakwiye gukora buri munsi. Niba umuntu akugiriye neza ukamushimira ukamubwira turakoze, ungiriye neza, urakoze wankoreye iki n'iki. Ariko ntidutegereze wa munsi bazatubwira ngo uwacu aragiye, ariho buri wese avuga ati agiye ntamushimiye. Ariko uko isi yubatse n'ubuzima tubayemo, twibuka gushima ari uko twabuze abacu. Igihe hari umuntu wakugiriye neza, igihe hari umuntu wumva hari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe ukwiriye gushimira, ujye ufata akanya umushimire. Igihe wumva umutima wawe watubwira turiya muntu ukwiriye kumushimira, ujye uhaguruka umushimire. Kuko hari ubwo wirirwa muri iyi si ntuyiraremo, hari ubwo uyiraramo ntuyirirwemo. So rero kuri iyi si, iyo tubuze abacu biza mu kintu cyo gutungurana. Biza mu kintu utakekaga ko icyo kintu kigiye kubaho. Reka twitoze gushima. Reka twitoze gushimira abatugiriye neza. Ariko tuzitoza gushima abatugiriye neza ari uko abakuru, abadukuriye batwerekereye. Igihe tuzabona abakuru bateranye ahantu barenga 1, 2, 4, 5 bari gushima umuntu uko yabagiriye neza,
iryo ni isomo abana batoya tuzaba twakiriye, iryo ni isomo tuzaba dufite mu buzima bwacu, ni nk'umukoro abakuru bazaba baduhaye, ni umukoro ukomeye abakuru bazaba baduhaye natwe tugomba kuzagenderaho igihe tuzaba tutari kubareba, ko natwe tugomba kumenya yuko tugomba gushima, tutagomba gushima ari uko uwacu yatuvuyemo, ahubwo tugomba gushima uwacu tukimufite, tukimubona. So kugira ngo ngire nkore iki kiganiro, hari ahantu nagiye bashima umuntu, byankoze ku mutima cyane, ni ibintu ntaherukaga, ni ibintu ntaherukaga kubona, ariko ahantu twari turi twaricaye, abantu bari bishimye, bahera ku murongo buri muntu wese ashima. Ikintu cyankoze ku mutima gusumba ikindi, urubyiruko rwari ruhari, yaba abato kuri njye, yaba urungano, abakuru kuri njyewe, buri wese yari afite ikintu cyo gushima uwo muntu, kandi ukabona ko buri muntu wese ikintu avuze akivuze kimuvuye ku mutima. Byavuye mfite umukoro ku mutima, byahavuye nibaza nti kuki iki kintu tutagikora hakiri kare, tutajya dushimira abacu tukibafite, kuki tutajya dufata uyu mwanya, kuki abakuru batajya bafata umwanya ngo badutoze iki kintu, kuko twe icyo abana dukora nuko tuba twarabikwiye ku bakuru. So turasaba rero ngo abakuru badukuriye badutoze gushima. Niba uhaye umwana ikintu umubwira uti, niba umuntu aguhaye ikintu ujye umubwira ngo urakoze, ahubwo ni ugutoza umwana gushima. Ubwira uti niba umuntu akugiriye neza ujye umubwira ngo urakoze, niba wumva ufite kumushimira birenze kumubwira ngo urakoze, nabyo uzabikora ukimubona mu maguru mashya, ntuzategereze ko ujya kumushima utakimubona. So gushima rero reka bibe umuco, reka gushima bibe ikintu kituranga buri munsi, reka gushima bibe ikintu kituzengurutse aho turi hose. Niba umuntu akugiriye neza umushimire, ariko umushimire bikuvuye ku mutima, atari ukumushimira kugira ngo wereke abantu ko washimiye runaka ariko ku mutima ntabikurimo. Gushima ni ubupfura, gushima ni umuco, gushima ni ubumuntu, gushima byerekana uwo uri we muri wowe. Reka gushima bitubere umuyoboro wa buri munsi, reka dushimire abacu tukibafite. Ejo ntituzarogerete tuvuge ngo uwacu ntitwamushimiye none anagiye tutaramushimira. Reka tumushimire tukimufite mu biganza. So abakuru mudutoze twabana gushima, bizatubera akabando k'imitsi katuyobora buri munsi. Icyo muzadutoza nicyo tuzakurikiza, ariko mudutoze icyiza kizatubera akabando k'iminsi kazatugeza mu zabukuru, Imana nidushoboza tukagerayo. Reka gushima bibe ikintu kizengurutse umuntu ahari, kuko ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, kiguhuza n'inshuti n'abavandimwe. So umenya agaciro k'ikintu ari uko kimaze kugenda. Reka twere gushima ari uko tubonye ko umuntu batubwiye ngo yatuvuyemo, reka tumushimire tukimufite mu biganza. So reka gushima bibe ikintu kituranga muri byose. So ntarasoza, isi ifite ibyayo, kandi hano ku isi turi abagenzi. Uyu munsi wirirwa mu isi, ntuyiraremo, urara mu isi ntuyirirwemo. Ni uko nguko isi yubakitse. So niba ufite umuryango,
jya ushaka akanya ubane nabo, ubane n'umuryango wawe muganire. Niba umuryango wawe uri mu ntara, wowe uri mu mujyi runaka, ujye ufata akanya unyaruke ujye kubasura. Kubahamagara kuri telefone gusa ntabwo bihagije. Ni byiza muravugana buri munsi bakakubwira ati ni amahoro, ariko ukeneye kwicarana nabo mukaganira. Nutabikora none, ejo uzifuza kujya gusura mukecuru wawe utakimubona. Nuteza kumusura wibuke ko ntawe ukiriho, uvuga ati kuki mukecuru wanjye yatashye ntamusuye. Jya kumusura uyu munsi niwo munsi wawe ufite wo kujya kumusura. Jya gusura ababyeyi, umenya agaciro k'ikintu ariko umaze kugitakaza. Uzakumbura kujya gusura ababyeyi bawe ariko utakibabona, nyamara igihe wari ufite umwanya wo kujya kubasura, ntabwo wigeze ugira umwete, ntabwo wigeze ugira umuhate wo guhaguruka ngo ujye gusura ababyeyi. Uyu munsi niwo munsi wawe, iyi saha niyo saha yawe. Jya ufata umwanya munini uwumarane n'umuryango wawe. Jya ufata umwanya munini uwumarane n'inshuti zawe ukunda muganira. Hano ku isi turi abagenzi, kandi ikizaguherekeza n'icyo wakoze hano ku isi. Jya ufata umwanya wishimane n'inshuti zawe n'abavandimwe. Icyo ufite mugisangire, icyo udafite ubwo ntacyo nyine ntacyo ufite. Ko niba ufite ikijumba kimwe kigabanye mwese mugisangire, mugisaranganye. Ntabwo ari ibintu bigoye. Witakaza umwanya mu bintu bidafite umumaro. Sura umuryango wawe ukiwufite, sura abavandimwe bawe ukibafite, sura inshuti zawe ukunda ukizifite. Shimira abawe ukibafite mu biganza byawe ukibabona. Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibayobore muri iki cyumweru, kandi ibahe ibyo mwifuza byose. Turabakunda, murakoze, mugire umunsi mwiza.